Yes, sayine ziruzuye neza cyane muri studio zemwe Muraho. Imatariki 25 z'ukwezi kwa karindwi umwaka ni 2025. Morning Seka. Yes, mwabyumvise neza cyane namaze kuza mu kiganiro KAYANONE. Icya kiganiro kujya tuvuga mu byishano bigiye bitandukanye fitana n'ubuzima bwacu buhuriye. Fite ahantu bihuriye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi bisekeje ariko birimwe n'inama. Duseka ariko dukuremo n'inama zigiye zitandukanye neza cyane. Iminota 5 yonyine izajya bihaje kugira ngo ukuremo inama hanyuma ukuremo n'ikintu gifitano gihuriye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi 5 kuri 5. KAYANONE uyu munsi rero ngira ngo je nabagejejeho yuko abantu bashobora kuba bagira batya bakavuga ati turi busy ariko sometime bibereye mu twabo. KAYANONE rero imeze gute umuntu ufite amatsiko? Muri iyi minsi ku kintu cyitwa urukundo hari abantu bari kujya gutereta bambaye ubuzima butaru ubwa abo. Bambaye ubuzima butari ubwabo kandi butabakwiriye. Wabara umwe utagukwiriye ngo urebe ukuntu ugenda wireba 5 kuri 5 wireba hirya no hino. Hanyuma rero ubuzima buragwira. Umusore wo muri iyi minsi urasanga sometime wenda ni jewe it's okay. Yes, ubuzima bwo muri iyi minsi cyane ku basore cyangwa se ku bantu bajya gutereta mu buzima bwabo bwa buri munsi. Okay, ni jewe eka ni hero sana. Nitwa kiganiro cyitwa KAYANONE baje gukuzana ikintu kivuga muri society ariko gisekeje ko kirimo n'inama 5 kuri 5. Hanyuma rero muri iyi minsi ugasanga rwose nkanjye mfite amagambo ariko atagira amafaranga. Hanyuma rero nkagira ngafata umwanzuro uremereye. Nuko rero umunsi umwe nkasaba inshuti yanjye imyenda rwose ya weekend imeze neza cyane agaperfume kameze neza cyane mbese utukweto tumeze neza cyane turi ku cyangwe. Na telefone igezweho imeze neza cyane ifite fresher. Murazizi mwega muzi uburyo mu zitandukanye ukamenya isohoka ukamenya ijyana ukamenya ijyana mu kazi ukamenya ijyana n'ahantu ugiye gutereta. Anyway. Hanyuma rero wabara gufata ubuzima bw'abantu ukabutwara mu mufuka neza cyane hanyuma ugahaguruka ukajya kureba rwose umuntu rwose wumva rwose mwazibanira cyangwa se ufite ikintu ushaka kugeraho mu buzima bwe cyangwa se nawe wumva ari ikintu yakugezaho mu buzima bwe mutereta mu meza muteya. Yitwa KAYANONE aka kandi umuntu wese uri bukumve cyane byanze bikunze ufite uburyo ugenza cyangwa ufite kugenda cyangwa ufite kubigenza ubwira umuntu ko aguherekeza. Hanyuma rero ukagenda rwose wakajya ku ngumi cyangwa se ukajya ku muntu ugiye gutereta you never know. Byose biri ku murongo wabipanze nta na kimwe kibura. Hanyuma wakicara rwose ugatangira kuvuga konti ufite nyinshi zigiye zitandukanye. Tumufite konti ya YouTube channel twika. Ufite konti muri Beckham. Ukavuga ibintu wubatse ukavuga inganda ukavuga bushaka kuzubakira. Uguri imbere y'inkumi cyane. Hanyuma ikibazo kikagira gutya kikaza nk'inkuba itavuze. Ukuva nk'umukobwa arakubwira ese watubwira ukuntu wigeze kwikorera projet yawe ku giti cyawe kandi gatera imbere ugero nk'iyo YouTube channel yawe witangiye ute kandi ubungu bugeze hehe? Abasitende abakunda cyane ku tubazo nk'utwo barahari niwe yumva congratulations cyane. Yemo bambarize.
yitwa 12 agaturukana inwana 2 afite imfunguzo 12 ku ipantaro hanyuma ikofi y'inyuma harunze nk'ibipapuro bya sima afunzemo wamureba mu ikobo yiti tayari abaye